murakoze cyane. Abakurikiye urubuga rwa Ibuye Ryera TV, abakozi b'Imana mwakoze kutwakira. Turashima Imana kubwo kudutumira kugira ngo tugire icyo tuganiraho ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Amazina yitwa Pastor John. Ndi kumwe n'umutumirwa hano, amwita Evangelist Diana Batamuriza. Rero reka mbere yuko dutangira dusenga Imana kugira ngo dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, uri Imana y'amasezerano kandi Imana ikomeye. Turagushimira uyu munsi mwami ku bantu badukurikiye, abari muri Afrika, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, ari muri Amerika. Uwiteka buri muntu wese ukurikirana iki kiganiro turamusabira umugisha kandi turasenga kuko uri Imana nziza. Komeza ubagire neza kandi ubarinde, ubahe kongera kumva icyo ubasha kuvugana nawe Uwiteka. Mwami uducemo ubasha kuvugana n'ubwoko bwawe kandi ubashe kutwigisha nk'Imana ikomeye. Turagushimira ko gaka kanya iki kiganiro turagigutumiyemo nk'umutumirwa mukuru Uwiteka. Niwe mutumirwa uruta abatumirwa bose, niyo mpamvu muri amasaha tuguha ikaze kugira ngo Uwiteka urusheho kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu abongera umugisha. Ndashima Imana ku gaka kanya kuko tugiye kuganira ku ijambo cyangwa se ku mutwe w'amagambo tuganiraho. Uravuga ngo ese ni gute umukristo ashobora kuba yatwara intwaro z'Imana? Ese ni ngombwa umukristo ni ngombwa ko yatwara intwaro z'Imana? Dufite umutumirwa hano rero, Evangelist Diana Batamuriza. Ndashaka kugira ngo ubwire abakristo cyangwa se ubwire abadukurikiye ni gute umuntu yatwara intwaro z'Imana? Ese biri ngombwa? Noneho uratubwira muri makeya, ntajye mu magambo menshi, reka mbareke naki mutumirwa agiye icyo atubwira. Imana ikonye mu. Murakoze. Yesu ashimwe. Mumbajije ikibazo cyiza, ariko reka twifashishe ijambo ry'Imana kuko niryo rituyobora mu bintu byose bya Gikristo. Yes. Ntago twabivuga twe nk'abanyamubiri, tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Kandi tujye mu gitabo cy'umukozi w'Imana Abefeso. Pawulo yandikiye Abefeso 2:6 haravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, ibisigaye mukomerere mu mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Aha ngaha rero ntago umukristo agomba kugira intwaro mu buzima bw'umukristo ni ngombwa. Kubera ko ntago umukristo ashobora guhagarara adafite intwaro z'Imana. Intwaro z'Imana nizo zimufasha mu rugamba urwo ari rwo rwose kugira ngo abashe gutsinda ibigeragezo cyangwa gutsinda imbaraga z'umwijima. Kubera ko dufite ubwami bubiri, dufite ubwami bwa Satani, dufite n'ubwami bw'Imana. Iyo uri umukristo rero ugomba kuba, iyo wizera Kristo ugomba kuba uyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana rero kugira ngo ube muri wowe nuko utsinda uburiganya bwa Satani. Uburiganya bwa Satani rero kuko buri ku isi ntabwo ushobora kubutsinda udafite imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nizo ziguhesha kuba ufite izo ntwaro. Izo ntwaro iyo zifite uba ufite umwuka w'Imana kugira ngo Satani atakwinjirira, akaba yakwinjirira mu buzima bwawe cyangwa akaba yakwangiza ubwiru bw'Imana muri wowe. Bigusaba kuba ufite intwaro z'Imana. Intwaro z'Imana harimo kwihangana, harimo gusenga, harimo kwizera, harimo intwaro z'Imana n'ijambo ry'Imana, gusenga, kwihangana, ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo ngibyo utarabigira ugomba kuba ukijijwe. Ese abakristo bose ni ngombwa kugira ngo bagendane ijambo ry'Imana? Bibiliya ubundi ku mukristo Bibiliya ni ngombwa? Ni ngombwa kuko ni nk'umusirikare uri kugamba utagira imbunda. Ntabwo ushobora kuba umusirikare udafite imbunda kuko iyo umwanzi aguteye ugomba kuba ufite intwaro. Iyo ntwaro rero ku mukristo ni Bibiliya. Umuntu w'isi nawe ni imbunda. Niko bimeze? Yes. Ni imbunda. Rero umukristo ni ngombwa ko agira Bibiliya. Ni ngombwa ko asoma ijambo ry'Imana. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe ubasha gutsinda Satani. Utarava ngaho wabwira iki abantu, ku bantu badukurikiye wabwira iki abantu wenda bumva yuko gusenga ari byonyine bihagije, nta jambo, wenda ijambo ry'Imana atari ngombwa? Kuri iki gihe haje iterambere, ari gufata telefone ukaba wajyana na telefone gusa, ijambo ukarigendana muri telefone. Ese muri iki kinyejana turimo ni ngombwa kugenda na Bibiliya? Ni ngombwa kugira ngo ufate ijambo ry'Imana wumve yuko
umukristo wamubwira iki kugira ngo intwaro, ubundi intwaro muri make ni ngombwa kuba wasenga gusa ukajya mu caci cyangwa se mu rusengero ugasenga, ariko udafite ijambo ry'Imana wenda nka Bibiliya ukigendera gusa ntari kibazo? oya, urugero naguha mu bintu by'isi kugira ngo byumve neza. umuntu w'umusirikare iyo ari ku rugamba aba yiteguye guhura n'umwanzi. Umwanzi n'uba uhiga ubuzima bwe. Umukristo nawe rero ijambo ry'Imana niryo rikingira igituza, ni ingabo ikingira igituza. Umusirikare ingabo ikingira igituza ni umuheto. Hanyuma umukristo we ijambo ry'Imana niryo rituma, niryo rimurinda kugira ngo Satani atamwinjirira. Rero ijambo ry'Imana iyo ku mukristo rimufasha kugira ngo igihe cyose ahore ahagaze, ahore ari connected n'Imana kugira ngo Satani atinjirira ubuzima bwe. Rero ikibazo warumbajije ngo umukristo ni ngombwa ko agenda na Bibiliya, ni nk'umuhinzi ujya mu murima adafite isuka. Ntabwo ushobora kujya guhinga udafite isuka, waba ugiye gukuramo iki mu murima. Ni nko kuvuga ngo warya ibyo kurya bitarimo umunyu. Ibyo byo kurya bitarimo umunyu ntabwo ushobora kubijya ngo wowe bifite cyangwa. Ijambo ry'Imana rero ni ngombwa ku mukristo, kandi niryo ritugize. Ijambo ry'Imana niryo ryaturemye. Ijambo ry'Imana niryo rituma tubasha kuvugana nayo, niryo rituma tubasha gusenga bigakunda, na ndetse amagambo y'Imana niyo guhishurirwa kwera gusobanukirwa. Murakoze cyane. Icyo nashaka kongera kukubwira ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye murumva yuko ijambo ry'Imana ni ingenzi. Ijambo ry'Imana batusobanuriye ko ariyo ntwaro y'umukristo. Nimba ari ijambo ry'Imana akaba ariyo ntwaro y'umukristo, hari izindi ntwaro umuntu ashobora kwitwaza nk'umuntu w'umukristo wamenye agakiza. Wenda ku muntu utari wamenye agakiza ashobora kuvuga ati nta kibazo, ariko se nk'umuntu wamenye wenda Yesu cyangwa se ushaka kumenya Yesu, ni iki yakora kugira ngo abashe kugira gute gukurikira ijambo ry'Imana cyangwa se gutwara intwaro z'Imana? Ni izihe ntwaro z'Imana wumva wabwira umukristo? Ni gute yabasha kubihagararamo ntatsindwe ntabivemo, kandi agakomeza kuba umukristo agakiranuka, akabasha kuba umuntu ukomeje kubaha Imana? Icyambere, yes, cyambere ku mukristo kugira ngo akomeze kuba umukristo, babwire kuba umukristo wuzuye. Ntabwo umukristo ari ukubivuga mu magambo utabikora. Kuba umukristo ikintu cyambere ni imbuto. Kuba ufite imbuto n'ubuhamya bwiza mu aho utuye cyangwa aho uba cyangwa aho ugenda muri sosiyete runaka. Icya kabiri, kuba uri umuntu wumvira Imana. Ubwo kumvira Imana birimo no kwera imbuto. Icya gatatu, harimo gusoma ijambo ry'Imana. Icya kane, harimo kwizera. Icya gatanu, harimo kwihangana. Ibyo ni ibintu byose bigaragaza umukristo icyo ari cyo. Harimo no gukiranuka. Ubwo ni za mbuto. Kuko ntiwagira imbuto udakiranuka. Yes. Turakomeje na abadukurikiye turimo turasesengura ese umukristo ubundi twarakijijwe, twamaze kwakira agakiza. Wenda abadukurikiye mwese murabizi ko ushobora kuba ukijijwe, ariko hari uburyo umukristo muri iki kinyejana duhagazemo. Muri iki gihe abantu wenda barasenga nibyo, ariko se urabona koko umurongo wo gusenga n'ijambo ry'Imana n'uburyo umukristo agomba guhagararamo urabivuga iki ku bijyanye no kuba umukristo ahagaze ate muri iki gihe turimo mu kigero cy'ikinyejana? Murakoze cyane. Uko mbibona njyewe nkanjye, ntabwo navugira undi, ariko njyewe uko mbibona abakristo muri iyi minsi uko mbibona barangajwe na byinshi. Umukristo w'ubu ngubu iyo atari mu materaniro, iyo atabona iteraniro ryabaye, iyo atabona ibituma mbehe amateraniro ahura ngo nawe abonekemo, mbehe gukizwa k'umukristo utari mu rusengero. Umukristo w'uyu munsi asabwa gukizwa ari mu rusengero, niko mbibona. Ntabwo umukristo w'uyu munsi akizwa ari hirya, ashobora gukizwa ari mu nzu ye. Biterwa nuko abakristo bo muri iyi minsi ni byinshi bibakurura bigatuma ashaka gukizwa aho abantu babona, ntakizwe aho batabona. Hakaba hariho n'uko isi irimo kugenda izamuka mu buryo bw'iterambere, bigatuma yaba urubyiruko cyangwa se abakozi b'Imana bakururwa n'isi n'iterambere. Ugasanga umuntu gutwara Bibiliya ni ikibazo.
ntabwo umuntu abasha kandi niyo ntwaro abasha gutwara Bibiliya ngo baramutera isoni ngo karitsiye itamubona ngo aho yize batamubona ngo aho yagiye akora batamubona. Ariko ijambo ry'Imana rirabivuga yuko umusirikare muzima cyangwa se ajya ku rugamba yitwaje agomba kwata intwaro. Intwaro ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Yes. None se uko bivuze koko ku bantu wenda nkawe umaze igihe nko ku bantu bamwe na bamwe wenda bizeye Yesu, ese koko uririmbye ugahanura ukigisha ijambo ry'Imana nka pasiteri cyangwa se ukaba nk'umuvugabutumwa, ni ngombwa kwitwaza Bibiliya ijambo ry'Imana? Ni ngombwa kugenda ubwira abantu ibya Yesu cyangwa se ubwira abantu cyane kuko buri kintu cyose kigira isoko. Ntabwo ushobora kuza kutubwira ibya Yesu utatwereka aho ubikura. Kandi aho ubikura ni iki gitabo. Twese tuzi ko ibibwirizwa by'Imana biri muri iki gitabo. Amateka yose agira ibitabo byanditswe. Ubuhamya bwose bugira ibitabo aho biba byaranditswe. Rero iki nicyo kiduhamiriza ko ibyo bintu uririmba, ayo magambo uvuga y'Imana ugomba kutwereka aho bivanga. Gutanga igihamya. Ariko icyo gihamya utanga nacyo ntabwo ari ukugitanga gutya gusa physically. Ugomba nuko kugenzuza imbuto tukareba ko n'ibyo bintu usoma muri Bibiliya muri wowe birimo. Ntabwo ari ukubivuga ubisoma, ntabwo Bibiliya ari amakuru. Urakoze cyane. Imana ikongera umugisha. Abadukurikiye bene data abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abakristo bene data, abakozi b'Imana mutandukanye, murumva yuko turimo turaganira ku kintu kijyanye n'intwaro z'Imana, uburyo umukristo agomba kuba atwaye ijambo ry'Imana kandi ariyo ntwaro ikomeye. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Iri jambo reba rishobora kukubohora, iri jambo ryagukiza, iri jambo rishobora kugufasha hantu ukomerewe, hakabamo ijambo ushomye rikabasha kukuzamura, rikabasha kugukura muri bya bintu. Uyu mutumirwa nashaka kongera kumubaza ikindi kibazo kimwe kugira ngo tugendane nk'abakozi b'Imana muri iki kinyejana turimo cyangwa se muri generation. Ni gute ku bantu nk'abadamu wenda n'urugero mugira inshingano nyinshi, nkurikije wenda ku badamu batandukanye mugira inshingano nyinshi, inshingano z'urugo, inshingano abana ugomba kureberera, inshingano zo gufata neza urugo, ubujyanye n'abadamu n'umugabo. Ariko se reka nkwibarize nawe ikibazo, ubona abadamu wenda ku rwego rwo gusenga cyangwa se gufata ijambo ry'Imana murifata gute? Ijambo ry'Imana uko turifata, basobanurire uko turifata ni uko ryanditse. Ntabwo tugomba kurica ibumoso cyangwa iburyo. Ni intwaro z'Imana nyine ijambo ry'Imana. Ntabwo abadamu ntabwo barobanuwe, n'abantu nk'abandi. Ijambo ry'Imana icyo ridusaba ni ukuganduka kandi tukanarisoma, tukaryumvira. Ntabwo uko wumvira Imana uri umugabo bitandukanye nanjye uko ngomba kuyumvira. Twese turi bamwe. Ijambo ry'Imana niba rivuga kubaha Imana cyangwa gusenga cyangwa kwihana cyangwa kubabarira, ntabwo bireba umugabo, bireba n'umugore. Za nshingano umugore agomba kuzikora, ariko kandi akagaruka kubaha Imana. Nibyo. Ntabwo bivuga ko niba ufite inshingano nyinshi, niyo waba urera imfubyi, niyo kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba unaniwe kuyobora urugo ufite rwawe cyangwa se umuryango runaka, ntabwo wabasha kuyobora itorero. Bivuze ngo rero umugore wese cyangwa umudamu cyangwa umubyeyi afite inshingano cyangwa afite imbaraga. Imana yadushyizemo imbaraga zo kubasha kuyobora ibintu byose. Muri abagacirereka mwari muzi ko mubyara n'abantu, tubasha kuyobora sosiyete, tubasha kuyobora umuryango, tubasha kuyobora abo tuyobora, kandi tukagaruka tukubaha Imana. Murakoze cyane. Amen. Ikindi rero nashaka kugira ngo twongereho bakozi b'Imana batandukanye murimo kudukurikirana, bavuga butumwa, bashumba cyangwa se bakristo. Ndashaka kujya kubaza ikintu kimwe kijyanye nuko intwaro z'Imana. Iyo tuvuze intwaro z'Imana tuvuze intwaro z'Imana. Intwaro z'Imana ni nakubwiye ko intwaro z'Imana ni ingabo ikingira umukristo. Ingabo ubwo mvugisha icyo ari cyo. Ubwo intwaro harimo ni ijambo. Intwaro ni ijambo rikubiyemo byose. Urumva? Ariko barimo aradukurikira. Ingabo ni ingabo iri mu buryo bwo gukingira umuntu, ariko twebwe ijambo rikingira Yesu uri muri twebwe. Rikingira uburyo Yesu uri muri twe, ntabwo agomba gufatwa na buri kintu cyose kibonetse.
Yesu uri muri twebwe ntabwo atwemerera gukora ibintu byose tubonye. aho hantu havuge nk'ibiki mutemerewe n'ibiki? Hari abakristo hari ibintu tutemerewe. Bivuge nta kibazo. Icya mbere ni byinshi cyane ariko nakubwira mu magambo make ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe. Ibyo twemerewe ni biki ariko ibyo tutemerewe ni nabyo byinshi. Barimo baragukurikira. Ibyo twemerewe gusenga, twemerewe kuririmba, twemerewe kurya, twemerewe kubyara, twemerewe kwishima, ariko hari aho tugomba kugarukiriza. Ntabwo twemerewe kujya mu kabari. Ntabwo twemerewe kuba twakwambara ubusa. Twemerewe kwambara tukikwiza nk'abakozi b'Imana. Ntabwo twemerewe kuvuga amagambo yose tubonye. Ntabwo twemerewe mbese kwishyira tukizana, kwishushanya cyangwa se oya kwishyira tukizana ni uburyo bwo kumva ko ahantu hose ubonye ugomba kujya. No, umukozi w'Imana agomba kujya ahantu yateguye kandi n'Imana imwemera kuba yajya. Murabyumva bene data? Ikindi yenda navuga, umukozi w'Imana cyangwa umuntu Imana yahamagaye cyangwa umwana w'Imana, umuntu wahamagawe n'Imana, umuntu wamenye Yesu, agira indangagaciro, agira ibimuranga, agira ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora. Utarava aho ngaho, indangagaciro, reka tujye ku ndangagaciro. Urubyiruko ni iki wabwira ku rubyiruko, rwaba ari urubyiruko ku basore cyangwa se ku bakobwa? Nk'umuntu umumama ufite indangagaciro z'ubukristo, ni iki wababwira nk'urubyiruko? Ubu tugiye ku buryo bw'intwaro z'Imana. Ntabwo twabwiye ku bw'intwaro z'Imana. Rwaba urusenga rwaba udasenga. Kuko burya kwiyubaha ntabwo bivuga ko ugomba, mbere yo kubaha Imana ugomba kwiyubaha wowe ubwawe. Barimo baratukurikira. Mbere yo kugira ngo wiyubahe ugomba kubanza kubaha Imana. Nawe ubwawe ukiyubaha. Ugomba kubanza ukiyubaha ukabona kubaha Imana. Kuko buryo mbere yo kugira ngo wubahe Imana ugomba kuba ufite uburere. Icyo bita uburere rero ni uburere tuba twarahawe n'ababyeyi. Ubwo ndavuga muri rusange ku rubyiruko rukijwe n'udakijwe. Kuko urubyiruko rudakijijwe Imana irarukunda narwo. Ntabwo Imana irobanura. Ariko abakristo, urubyiruko rw'abakristo cyangwa abakristo b'urubyiruko, bose hamwe icyo bakwiye kumenya ni iki? Icyo bita uburere, indangagaciro zo kuba abari bakagera mu ijambo. Bakasoma ijambo. Ubwo ni ku bakristo. Ubwo ni intwaro z'Imana zandi twavugaga. Ni intwaro z'Imana. Ubwo urubyiruko rudafite Bibiliya, ijambo ry'Imana, nta kibazo. Urubyiruko rutaramenya Imana ntabwo wasoma Bibiliya utarabanza kumenya ko Imana ihari. Cyo kintu. So tuzakomerezaho gutaha, ariko noneho ndashaka kongera kubibutsa yuko mukurikira kuri mukora subscribe ku bijyanye na channel ya Ibuye Ryera TV. Ni ibiganiro birimo guca kugira ngo tuganire ku buryo umurimo w'Imana wakomeye gukorwa. Reka babwire bene data, turi mu rugendo rujya mu ijuru. Ntabwo turabisi, turabijuru, ariko turacyatuye mu isi. Wowe umukristo ukaba urimo kunkurikira, icyo ashaka kujya kubwira, va mu byo urimo. Hari umunsi uzagera imbere y'Imana, hari igihe Imana izakubaza ngo ese mu gihe naguhaye wagikoresheje iki? Waba warabashije kuntekereza gute? Ni ibiki waba warakoze? Ese intwaro z'Imana wigeze gutwara n'izihe? Hari igihe rero niba isi ishobora kugutegura ikavuga ngo hari ibyo tuzakubaza. Niba ari mu kazi barakubaza iby'akazi, niba ari ibijyanye n'inshingano barakubaza inshingano zawe, ariko umurimo w'Imana natwe bazatubaza. Rero ndashaka kukwibutsa ngo gira ikintu utekereza nk'umukozi w'Imana kugira ngo ubashe kugendana intwaro y'Imana. Intwaro z'Imana ni ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo intwaro, harimo intwaro muri bavuze intwaro z'umwuka kugira ngo turwane na Satani. Ntabwo ari intwaro zingize tubonesha z'umubiri. Hari intwaro bita kwizera, hari intwaro bita gukiranuka, hari intwaro bita ijambo ry'Imana ariyo Bible, hari intwaro bita ingofero. Ingofero isobanura uburyo gukingira agakiza kawe ukarebasha kukarinda. Ntabwo ugomba kwitwara uko ubonye. Haleluya. Amen. Niko bigomba kugenda. Ntabwo ugomba kwitwara uko ubonye. Niba witwara uko ubonye, isi yo izagira ite? Izakuyobora kandi izagutwara uko ishaka. Kubera ko watandukiriye, utakibasha kumvira ijambo ry'Imana, utakibasha kumvira ibyo abakozi b'Imana bakubwira. Keshi uragenda ukigira muri ibyo ngibyo, ntubashe kumvira ijambo ry'Imana rikubwira. Ariko numvira ijambo ry'Imana, ukabasha gukurikira ijambo ry'Imana, ukagendana ijambo ry'Imana,
uzabasha kuba ufite intwaro z'Imana. Haleluya. Amen. Ndashaka kongera kwibutsa neza abakozi b'Imana nubwo turimo gusoza tuzabikurikira wenda gutaha, ariko noneho mu buryo bwiza nongere kuvuga iki kintu. Abantu b'Imana nibahaguruke basenge, mwongere musenge, mwongere musubire ku isoko, mwongere musenge, mufate ijambo ry'Imana urisome. Nibura ku munsi usomeho icyanditswe kimwe cyangwa se ibyanditswe 20, nta kibazo kirimo, nta kibazo. Soma ijambo ry'Imana wumve usobanukirwe, usenge Imana, ibintu byose ukeneye uzabibona. Haleluya. Rero reka tugiye gusoza. Ndumva hari icyo wakongeraho? Icyo nakongeraho nuko ibyo twabwiwe twarabibwiwe. Ntabwo umubyeyi yakweretse inzira nziza, amina, akakwereka aho ugomba kunyura. Ntabwo ugomba guhora umubaza ngo nihe kandi yarahakweretse. Abakozi b'Imana baratwigishije, abantu baraduhanuriye, abavuga butumwa, ibintu ikibura ni ikirero kutwereka inzira turayizi, ahubwo ikibura ni gusoma ijambo ry'Imana tukamenya icyo icyo Imana idusaba. Ijambo ibyo nibyo numva nakongeraho. Amen. Ubwo nk'umudamu agomba kuba afite ijambo, umugabo agomba kuba afite ijambo ry'Imana, abana bagomba kutozwa inzira z'Imana kugira ngo bazavemo abantu beza. Nta nubwo umuntu w'umudamu cyangwa umubyeyi wari we wese wamenye Kristo ntabwo ashobora kubaka urugo adafite ijambo. Kuko ijambo niryo rimukemura ibibazo. Ubake ingo zanyu ku ijambo. Ijambo niyo ntwari ikomeye. Haleluya. Iyo tugize ikibazo ku bantu bizera imbaraga z'Imana, turasenga tugasoma ijambo. Ijambo riravuga iki? Ese ku makosa yacu turavuga iki? Ese twakoze ibiki? Tukihana imbere y'Imana. Imana ikongera dutunganya, tukabasha kongera gukora umuyoboro mwiza, ari urugo rukagenda neza. Ari reka babwire, nimukunda ijambo, kuko ijambo ni iry'Imana, kandi nyiri ijambo ubwo ni uzabukora ukugenda ibyo ushaka byose. Reka ndashoje, twakomeza ariko ndashoje. Nongera kubibutsa yuko intwaro z'Imana ari ngombwa, ni inshingano za buri muntu wese nk'umukozi w'Imana. Imana ikongera umugisha wowe uri hano, ukomeze gukora subscribe, ukomeze urebe ku Iberiyera TV. Kandi reka mubwire, Imana iragukunda, Imana igufite umugambi mwiza, Imana iragutekereza. Hari ibyo Imana ikubwira, hari n'ibyo yigeze kukubwira, hari n'ibyo abantu bakubwira. Amasezerano Imana yakubwira azasohora mu izina rya Yesu. Amen. Imana izagusohoreza amasezerano. Wereka we gutinda, wereka kwiheba, reka kumva yuko byananiranye. Hari iki ijambo ribivuzeho, ryavuze ngo muhagarare mushikamye, mwambare ukuri, mukenyere ukuri. Haleluya. Nuhagarara uvuga ukuri, nugenda uvuga ukuri, ukuri kukubemo. We gutinya ibyo bireba, we gutinya iby'isi. Isi tuyibayemo nk'abantu bazayisiga ejo, kandi hano ko tuba tuzigiye tuzaviramo. Niyo mpamvu tugomba guhagarara ku ijambo ry'Imana, tugakomera ku ijambo ry'Imana. Sibyo? Yesu abongera umugisha, mutumirwa Evangelist Diana Batamuriza. So ndagushimiye namwe bayobozi badutumiye ku Iberiyera TV. Rero ndavuga reka dusenge dusoze kuri gahunda, tuzakomeza. Imana ibongera umugisha. Reka dusenge Imana. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, aya masaha tukimara kuvuga ijambo ryawe, reka ijambo ryawe rimanuke ku buzima bw'ubwoko bwawe. Reka ijambo ryawe rimanuke kuri uyu muntu ufite ikibazo yumvaga nta gisubizo. Ijambo reka rimubere igisubizo. Reka ijambo rimanuke ku buzima bwe, reka ijambo ribashe guhinduka ku buzima bwe. Uwiteka winjire mu bugingo bwe, mu mishokoro ye, mu magufwa ye. Aya masaha ukora igitangaza ku buzima bwe, abashe gukira wari urwaye, wari ufite ikibazo gikurwaho kubera ijambo ryawe. Ijambo ryawe waribwiye wa mugabo wari uri ku kidendezi amaze imyaka 38. Ijambo ryawe riramukiza. Ijambo ryawe Yesu Kristo riracyabohora. Niyo mpamvu buri amasaha tubasaba umugisha, kandi Uwiteka kugira ngo bakomeze bagubwe neza. Buri muntu wese wumva ukurikira ubutumwa abashe kugubwa neza, abashe kwambara izindi mbaraga. Uhaguruka, Imana iguhagurutse, Imana igusiga n'amavuta, ikwambika izindi mbaraga, ikwambika ubundi butware, kubera ko Imana irashoboye. Yesu arashoboye, afite imbaraga, aracyakora. Siko bimeze. Imana ibongere umugisha. Shalom. God bless you so much.